na Imana ikurebe ikoherereza ambulance yihuse, haleluya, igutabare. Niba Imana ibona ubuza amaraso ikongerera amaraso, niba ibuza umwuka yongera iguha umwuka, haleluya, yongera ikuzuza umwuka wera, yongera iguhaza ibyiza. Imana ishimwe, turashimiriye umunsi w'emerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe. Muraho neza, muguwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Nezerewe kugaruka imbere yanyu ngo tuganire ijambo ry'Imana. Abambaye mbonye kuri kamera bwa mbere, reka mbibwire, nitwa Musabimana Fortune, ndi umudamu ushima Imana, mfite umugabo n'abana 4, ndakijijwe, ndumva ibirenze ibyo bajya bavuga ngo Imana iduhana umugisha. Nezerewe rero kugaruka imbere yanyu, mwese ndabakunda kandi namwe mujya munyereka urukundo rukomeye, kuko njya mbona comment zanyu, mbona uburyo mudukurikiye, ndetse bamwe bakabimbwira bakambwira bati turagukunda. Ndabakunda rero, kandi Yesu yadusigiye itegeko ryiza, aratubwira ngo nimukundane nkuko nabakunze. Nta kintu cyaruta urukundo. Rero muri inshuti zanjye, muri inshuti zacu, abadukurikiye, abari hafi, abari kure, mwese amahoro y'Imana abane namwe. Munyemerere tubanze dusenga Imana kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nyagasani Imana Nyiringabo, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri ku ngoma, uri Imana ikomeye ihambaye, uri mu ruhande rwacu, izina ryawe niryamamare. Utwemereye kugaruka aha hantu kuri kamera ngo tuvuge imbaraga zawe, ngo tuvuge gukomera kwawe. Reka tubure ugaragare, uvugire muri twe, duheje imbaraga z'abadayimoni, ducyashye gukora kose kwa Satani. Twebwe ntacyo twavuga, ariko wowe iyo uvuze biremera. Ijambo ryawe ni rizima, kandi ngo ijwi ryawe rijya rimwaza abakomeye. Ijambo ryawe rijya rihosha ibintu byinshi. Ijambo ryawe rirarema, kandi ijambo ryawe rirakiza. Ngwino uvugire muri twe, ngwino uhaze kwifuza akabari mu isi, kuko abantu bose dukeneye ijambo ryawe. Urakoze Mwami, nitubura ugaragare, Mwuka Wera asobanura ibyanditswe. Tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Nzanye ijambo rivuga ubutabazi. Imana iguha ubutabazi bwihuse bitewe n'igikurimo. Ndumva Imana yaduha ubutabazi. Imana ishimwe. Tujya tubona hari imodoka bita imbangukiragutabara, abandi bazita ambulance. Nta muntu n'umwe utayizi, n'umwana mutoya ubasha kugenda abasha kumenya iyo modoka. Iyo modoka nindakumirwa, niyo twiza amategeko y'umuhanda, uba ugomba kubirereka ugaha iyo modoka umwanya. Iyo modoka rero ibitwaye indembe, ibitwaye umuntu urembye, ku buryo ibisaba inzira mu buryo bwose bushoboka. Iyo modoka iba igomba guhabwa umwanya igatambuka. Izindi modoka ndakumirwa ni imodoka zitwaye abayobozi, nazo uca mu nzira kuko hari byinshi nyine bafite ubudahangarwa. Mbazaniye rero ijambo ribabwira ngo Imana ituzanira ubutabazi bwihuse, kuko dufite indembe nyinshi, dufite abantu barembye, dufite ndetse abantu benda gupfa, ariko turashimira Kristo kuko iyo atabaye atabaruka yihuse. Haleluya. Kandi iyo atabaye nta kimutanga imbere, nta n'ikimutangira, yewe noneho we nta umubererekera. Haleluya. Iyo amanutse gutabara aratabara. Naze gushoma ijambo ryiza, mbona uburyo Imana yatabaye Pawulo yakoze umurimo mwinshi kandi mwiza mu gihe Imana yari imaze kumukiza, ariko yaje guhura n'urugamba rukomeye. Buriya iyo wahuye cyangwa se iyo wakoze ibyaha byinshi, nawe ujya ugira n'ingaruka zigendanye n'ibyo, kubera ko Satani aba agufitiye umujinya. Icyo gihe bari bamujyanye i Kayisariya kuburana, ariko ngo baza guhura n'urugamba rukomeye, bahura n'umuraba mu nyanja. Nuko ngo ubwato bari barimo bahura n'urugamba rukomeye,
ariko mbere y'uko bahura nabwo, kuko Imana yari imuzi kandi yari imukunda, yari yamubwiye, haleluya, iramubwira ngo mugiye guhura n'ibikomeye. Iramubwira ngo ubwo mugiye guhura n'ibikomeye muri aya mazi, ntihagire imbohe n'imwe igenda. Hanyuma Imana iramuburira. Reka mbabwire, Imana ijya idutabara, Imana ijya ituburira, ikatuburira hakiri kare. Harangije abwira imbohe bari bari kumwe, harababwira ngo hagiye kubaho umuraba, hagiye kubaho ibikomeye, ntihaze kugira imbohe n'imwe icika. Abarinzi babanza kugira gushidikanya, ariko uko Imana yari bimubwiye niko byagenze. Bahuye n'umuraba ukomeye mu nyanja. Munyemerere tuhasome mu Byakozwe n'Intumwa igice cyayo cya 27, ariko ndi busome icya 28. Babwira uburyo Imana yamurengeye. Icya 20 kitubwira na 7 kitubwira ukuntu baguye mu mazi, ariko bose bakagira gute, bakavugama, bakagenda muri ayo mazi, ariko bose bakambuka bagakira, Imana ikaboherereza ubutabazi. Naje kubona rero urugamba rukomeye rwabaye kuri Pawulo. Mu gice cya 28 haranditse ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira icyabo. Nimumvugire ngo amena, haleluya, haleluya. Reka babwire abakozi b'Imana, tujya duhura n'urugamba, uva muri rumwe ugahita usingira urundi. Bari bavuye mu rwo kugwa mu mazi, ntibarohama, ntibapfa, kandi amazi yari menshi, ariko Imana irabarokora, Imana irabarengera. Hanyuma bavuye kuri urwo rugamba, hanyuma ngo ubwo bari babacaniye umuriro. Reka dusome ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese, kuko ari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, arazicana, inshira iva mu muriro iruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora n'ubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundiye kubaho. Ariko akunka umuriro icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyaba. Nimumvugire ngo amena, haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Imana ni umubyeyi. Ijambo riratubwira ngo Imana yarababuriye, ibabwira yuko nta muntu uzacika ubwo bagwaga mu mazi. Hanyuma Imana irabarengera, bavamo ari bazima. Nuko Imana irareka iki kigeragezo kigera kuri Pawulo ngo bakimara kuva muri ayo mazi, ngo hari imbeho, hari imvura, hasa n'inkwi, baracana ngo barebe ko bakota, ko abantu bari babaye amazi. Ngo bagiye kubona, ngo babona igikururuka, babona inzoka nini yifashe ku gikonjo cya Pawulo. Barangije baravuga ngo ntimureba, nubwo ngo Imana ngo nica urwa kibera, ngo dore ngo rero ni umwicanyi, ngo buriya ngo nubwo ngo barokotse ngo mu mazi, ngo reba ngo uriya ngo akorana n'imbaraga z'abadayimoni, ngo uriya ngo meze gutya. Reka mbabwire abantu b'Imana, turi mu bihe bigoye, aho abantu benshi barimo bavuga ubutumwa bwiza, cyangwa se barimo bakorera Imana, bahuye n'urugamba rukomeye. Kugira ngo abantu bazapfe kwizera, imbaraga zigukoresha ni ibintu bikomeye cyane. Kereka idaca urwa kibera niturengera ikadutabara, kuko iyi minsi turimo ni iminsi irimo ibikomeye. Ariko nababwiye ngo Imana itwoherereza ubutabazi. Ndabinginze mureke twegere Imana, dusaba ubutabazi bwihuse kugira ngo Imana itugire neza. Pawulo akimara kuribwa n'iyo nzoka, abantu baravuze ngo nimurebe, ngo arapfa akindutse, ngo cyangwa se ngo arabyimbirwa. Ariko turashimira iyera, haleluya, haleluya. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubushobozi. Si uko ubumara bw'inzoka budakomeye, ariko ijambo ryaratubwiye ngo ni ukuri, ngo ikimenyetso kizagaragaza n'abizera, ngo ni uko bazafata inzoka, ngo ntacyo izabatwara, ngo bazanywa n'ikintu cyica, ngo ntacyo bazaba. Oh haleluya. Pawulo nawe Imana yo mu ijuru, kuko yamaze kumukingira, ikamuha umwuka wayo, ikamuha ubutabazi, mbese ikamushyira hatibare, ikamurinda, yamwohereza ubutabazi imbere.
mumvugire ngo amena. Haleluya. Imana itabaye nta nubwo yahamagara abantu benshi. Imana ishaka kugutabara ikoresheje umuntu umwe. Imana ishaka kugutabara ikoresheje benshi. Imana ishaka kugutabara ikoresheje ibyaremwe. Imana yanyura mu nzira zirenga 1000 ije kugutabara. Imana ishimwe. Ijambo ryaratubwira ngo inzira z'Imana zirenga 1000. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma Imana yo mu ijuru irigaragaza imbere y'aba bantu bari batangiye kuvuga ngo arapfa akindutse. Hanyuma barategereza bahindura amagambo. Imana idukorere ibitangaza bituma abantu bahindura amagambo. Abakuvugaga, abavuga ngo ntacyo uzamara, abavuga ngo ntaho uzagera, ndetse nawe usibye no kubikubwira nawe ujye ubyibonaho, nawe ujye ubyivugaho ukavuga ngo iwacu dukurikije uko twavutse nta muntu utunga imodoka, iwacu dukurikije uko igisekuru nta muntu ukira, nta muntu wagera. Ariko reka mabwire, Imana igihindura amateka, Imana igidutabara. Oh haleluya, haleluya. Imana igidutabara abantu bagahindura amagambo. Imana ishimwe. Ndumva ngusabiye kugira ngo nawe Imana ikohereza ubutabazi. Ababonaga ko bitashoboka nawe ubwawe wabonaga ko bidashoboka, ndetse n'igihe urimo n'akababaro urimo n'intimba ufite n'uburwayi ufite, mbese ahantu uhagaze nawe ugeze ahantu ushobora kuvuga uti ibyo bavuga bishobora kuba ari byo, bishobora kuba ari byo, kuko inzoka yaramuriye. Ntago bavugaga ibitari byo. Hari igihe babivuga cyangwa nawe ukabireba ukabona ntibishoboka, ariko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana bigize gute yemwe? Birashoboka. Oh haleluya. Ibyo ubona bidashoboka, niba ubona uburwayi ukabona ubutinzamo, ariko Imana igihagurutse umurwayi agakira akava mu bitaro, Imana igidutabara ikaturengera. Twabonaga birangiye, twabonaga mbese bitoroshye. Natangiye mbabwira ambulance, hari igihe yirukankana umuntu yagera ku mudogiteri bakaba baramuramiye, niba akeneye amaraso agahabwa amaraso. Na Imana ikurebe ikoherereza ambulance yihuse. Haleluya. Igutabare. Niba Imana ibona ubuza amaraso ikongerera amaraso, niba ibuza umwuka yongera iguha umwuka. Haleluya. Yongera kuzuza umwuka wera, yongera guhaza ibyiza. Imana ishimwe. Turashimira yera iyije kudutabara, nta handi ntacyayitanga imbere. Tuyizamurira amaboko nihabwa icyubahiro. Ndumva senze, ndumva ninginze ngo Imana itwohereze ubutabazi. Haleluya, haleluya. Ndagusengeye wowe umaze igihe kinini urwaye, ndumva nizeye, ndi mu mwuka wo kukwizerera. Nawe zamura kwizera, hanyuma uvuge ngo iyatabaye Paulo inzoka yari imurumye, bari bamuvuza amagambo ngo ni umurozi, ariko Imana imukoreye igitangaza, barahindura baravuga ngo ni Imana. Ndashaka ko bavuga ko ari Imana iguhagurukije kuri ubwo buriri. Ndashaka ko bavuga ko ari Imana iguhaye imodoka. Haleluya. Kuko wabonaga iwanyu mu muryango bitashoboka, bijya bishoboka. Imana yayiguha nta kidafite. Haleluya. Nta kidafite. Wowe ubuze imyenda, wowe ubuze ubwenge mu ishuri, wowe uva ko bitari kuvamo, bijya bivamo. Imana igikora imirimo, abantu bagahindura amagambo bakavuga ngo n'umwana wa kanaka nawe aratsinze, nabonye buruse nawe aragiye. Haleluya, haleluya. Ndumva mfashijwe, ndumva twafatanya kwizera, hanyuma tukinginga Imana tukavuga ngo natwe turaguhamagaye, dukeneye ubutabazi. Ndumva ninginga Imana ngo iguhagurutse ku gisasiro, ndumva ninginga Imana kugira ngo ikongerere ubwenge, ndumva ninginga Imana kugira ngo igushyire mu mwuka wayo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana izi icyo ukeneye, Imana irabizi yuko ari amaraso ukeneye. Humura, humura, wageze kwa dogiteri. Haleluya. Usumba abadogiteri aragushyiramo amaraso, usumba abadogiteri araguhaza umwuka wayo, aragushyira mu mwuka wayo ubone kubaho. Imana ishimwe. Jambo ritubwira muri Ezekiyeli, ubwo Ezekiyeli Imana yamwerekaga ikibaya kinini, ikamwereka ikibaya ngo cyarimo amagufa menshi, ngo kandi ayo magufa yari yumye. Ezekiyeli igice cya 37. Hanyuma
icyo kibaya ngo cyarimo amagufa yumye, ariko Imana ibaza Ezekiyeli ngo mbese ariya magufa yakongera kubaho? Nagira ngo mbabwire byashoboka. Yaravuze ngo Mana ni wowe ubizi. Aramubwira ati noneho ni wowe ngiye gukoresha ariya magufa akagira gute? Akabaho. Wowe rero ndeba, ni wowe Imana igiye gukoresha kugira ngo ubutabazi bugere kuri mugenzi wawe. Ni wowe Imana iciyemo, ni wowe Imana inyuzamo kugira ngo ubere abandi ikiraro. Haleluya! Ni wowe. Haleluya! Imana ishimwe. Hanyuma arahanura rero, haravuga ngo wa magufa we, amagufa yose naterane, ngo igufa rirangize risanga irindi ryaryo. Ikora ibyo ni Imana ihambaye. Amaze kubona amagufa, igufa riva aharyo, niba ari umutwe uza ukajya aho ugomba kujya, ni ibintu bikomeye. Imana iramubwira ngo noneho ngo hanurira iyo mirambo, uyihanure, utegeke, ubwire ikirere umwuka aboneke muri iriya mirambo. Ezekiyeli arahanura, hanyuma imirambo ijya mu mwuka, ikora ibyo ibasha kukurema, ibasha kuguha urugingo, ikuremera mu nda ya mama wawe ukabona uvutse ufite ingingo zose, yaguha urugingo, yakurengera, yagutabara. Haleluya! Urumva yizeye? Imana itwoherereza ubutabazi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ikintu kigorana nuko abantu bihagararaho. Umuntu akaba yarashize, wari umwami yitwaga Ahabu, ngo yigeze kujyana n'uwo bita Beni-Hadadi ngo bajya ku rugamba kurwana. Hanyuma Ahabu ni wenyine Imana yari ifite kugira gute? Kurangiza, kubera ko yari yakoze ibyangwa n'Uwiteka. Ngo bagiye ku rugamba, ngo ariyoberanya, ngo yiyoberanyiriza mu igare. Hanyuma ngo umuntu apfa kurasa, afora umuheto, arangije ahamya umwami Ahabu, aramuhamya. Ariko nagira ngo icyo kintu ijambo riratubwira ngo yihanganiye mu igare. Nagira ngo aho hantu mpababwire ngo yihanganiye mu igare, niyo avuga ko ibintu byageze. Cyakoze abonye amaze kugenda ananirwa, ngo ategeka uwari umutwaye ngo subira inyuma, ngo kuko nakomeretse. Ariko ngo yihanganiye mu igare. Hari abantu barimo bihanganira mu igare baramaze gukomereka. Hari abantu bakomeretse bafite ibikomere, mbese bafite n'ibyaha, mbese bababariye mu igare, badashaka kwigaragaza imbere y'Imana ngo bagaragaze uburwayi bwabo, ngo bagaragaze intege nke zabo, ngo hanyuma babone ubutabazi. Reka mabwire, ugiye imbere y'umuganga ntumusobanure uko urwaye, ntago yabyerekwa, sinkubeshye. Usibye ko wenda hari aberekwa basanzwe, ariko nagira ngo mbabwire, ujya imbere ya dogiteri ushoboka, ukagenda ukamubwira uko urwaye. Abantu rero bari kwihanganira mu igare bita agakiza, mu igare bita uburokore, maze yapfiriyemo, bamurasiyemo, yahuriyemo n'ibikomere, ntashaka kwiyerekana ngo avuge ngo Mana dore ndakomeretse, dore ndababaye, ndakwinginza ngwino unyomore ibikomere, ngwino undengere. Bandi baragwa, bahura n'ibyaha, bihanganira mu igare kugeza igihe ibyabo birangiye. Imana itugire neza. Abandi bariwe n'inzoka nibasaba ubutabazi. Inzoka zarabariye, inzoka z'uburyarya, abantu bafite uburyarya, abantu bafite uburiganya, abantu binjiriwe n'ibyaha. Ariko nagira ngo mbabwire, nimwemerere Imana ibatabare, mwe kwihagararaho, twe kwihagararaho, ahubwo tubwize Imana ukuri. Natangiye mbabwira ngo uko mujya mubona ziriya mbangukira gutabara, Imana ibanguke kugutabara, Imana ibanguke kurengere, ariko uyibwize ukuri, niwihanganire mu igare, ugomeze ushinyirize, kandi warashize. Aho ubabaye, aho urwaye, niba ari n'ibyaha, saba Imana kugira ngo Imana ikweze. Twakire neza ijambo ry'Imana. Mbese ukeneye ubutabazi? Mbese uri kubwiza Imana ukuri? Mbese ubutabazi ushaka ni ubuhe? Nuko Imana ikubabarira ibyaha, nuko igukiza indwara, nuko ikugirira neza, nuko iguha ibyo wasabye. Ikintu cyose uri gutabazaho Imana, Imana yiteguye kugutabara. Kandi ni ukuri, bamaso, ubutabazi bwawe butaza kugucaho. Umwe niwe wigeze araririmba ngo nuva ku murongo harajyaho uwundi. Guma ku murongo, guma neza, utegereje urindiriye, ubutabazi bwawe buraje. Dusenga Imana. Nyagasani Imana Nyiringabo, turagushimiye. Tugushimiye yuko iyo utabaye ntawe ugutanga imbere. Tugushimiye yuko
imbere ya Pawulo, nubwo yarariwe n'igikomeye ndetse byari gukunda ibyo bavugaga, ariko wahinduye amagambo. Abavuga ko ari umurozi babona ko ari Imana. Turashimira Imana ko ijya iduhindurira imvugo, turashimira Imana ko ijya iduhindurira amateka, turashimira Imana ko ijya iduhindurira seve. Haleluya! Turashimira Iyera ko ijya iduha ubuzima. Ni ukuri dukeneye ubutabazi. Abantu bose bizereye muri iri jambo, reka babone ubutabazi bwawe. Abantu bose bizereye muri iri jambo bafite uburwayi, bafite ibibakomereye, bafite mbese ibikomere, mbese baragiye baribwa n'ubu busabwe, ndakwinginze ubutabazi bwawe bubagereho. Tabara abarwayi, reba abari mu bitaro, reba abashonje, reba abapfushije, reba umuntu wese icyo agusaba umubera igisubizo. Kandi urakoze, tuzagushima, tuzaguhimbaza ubwo uzaba uduhaye kuvuga no guhamya, ndetse n'abandi bagahamya ko ari Imana idukoreye imirimo ikomeye. Turagushimiye, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Shalom, turabakunda. Nimugera kuri channel ya M.Fortune ujye wumva unezerewe, kandi abakoze subscribe turabashimiye cyane. Wowe utarayikandaho uyikandeho, ujye ukora aho hantu hameze nk'igikumwe hitwa like, utwereke ko turi kumwe, uduhe na comment, usharinge abandi bumvize ijambo ry'Imana. Mugubwe neza.